mu nzu ibintu basigaye binywego wenda nanjye noneho kwa kumenyera kubyuka saa 10 ugakora imirimo itarangira kugeza nijoro byari byaranyokamye rero niyo mpamvu wabyibushye usigaye no kubyuka wice ntacyo na kimwe ukora bwa mbere nyine narabimenyera njye narimenyereye ko iki gukora kubyuka nkakoropa nkoza ibyombo nkategura breakfast lunch ibintu byose nyine nkabikora imirimo itarangira bwa mbere narabyutse ndatangira ndakubara patangati nisanga uri gukora ibiki urazana amazi ngo ugiye ukoropa iki kuryama none se bagiye ko hari umukozi usubize ko nuko ajya ku mukozi yarahari bakamwirukana yego diso rero nyine ariko ubu nsigaye mbyuka do se nubona nzara mama we ubu ntako nagize ngo ubirebe bakiri kwigisha Yesu we ngwiki ubu nyine ibintu barabinkorera baramfurira mbayeho n'ikimana kazi ndicara nkareba televiziyo najya muri phone nabihaga nkajya kwigaho mana yanjye sharekera udatuma ndira nukuri ndi kumva byandenze basi wenda bwarimo icyo twarwaniye kibaye mama mana yaga icyuhe basi byibuze nongeye kukubona wishimye uri na mwiza disi reka nkubwire erega cyagiye wari mwiza nuko nyine ahari nakubwira ngo iki